Hey guys, mbanje kubaha ikaze kuri channel Variezo. Story y'uyu munsi mbafitiye ni urukundo, ariko ngabo n'umuntu tumaranye igihe kinini, imyaka 5 numve narenga, sinzi nimba yarabaze neza. Ariko umuntu wanjye ndakeka si ubwa mbere mu mubonye. Uyu mukobwa ni uri kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga zose, bamwita Essie Williams. Ese wakwibaza ati ni iyihe mpamvu noneho mbazaniye story irimo uyu mukobwa? Uyu mukobwa ni uri kugarukwaho ku mbuga nkoranyambaga, bivuga ko ari mu rukundo na Neringabo. We na Neringabo bari kuvuga mu rukundo nyuma y'amafoto yafatiwe ku Irebero bari kumwe. Ni amafoto yafatiwe ku musozi wa Rebero nk'uko mubibona. Aha bari kumwe. Nyuma yo gusohoka kwa aya mafoto rero, abantu ku mpande zitandukanye batangiye kuvuga ati ese Neringabo yababonye umukunzi mushya. Bibutsa ko uyu mukobwa yitwa Essie Williams. Aya niyo mazina akoresha ku rukuta rwe rwa Instagram. Wabrusura ukamureba neza. Hano rero Essie Williams yari yaganiriye n'Inyarwanda asobanura ko Neringabo ari we muntu wa mbere ugira discipline, cyane cyane iyo bigeze ku kubaha igitsina gore. Avuga ko Neringabo ari umuntu mwiza cyane ugira discipline, ko banakundanye ntacyo byaba bitwara. Nabazaniye video rero yari yaganiriye n'Inyarwanda, yari yasuye Inyarwanda uyu mukobwa. Banza wumveho gatoya ndaje ngaruke dukomeze. Ntago nshaka kwita mbishyira muri iyo concept yo kuvuga ngo turi mu rukundo, ariko Neringabo n'umuntu tumaranye igihe kinini, imyaka 5 numve narenga, sinzi nimba yarabaze neza. Ariko ni umuntu wanjye, ni umuntu tumaranye igihe kinini, turi inshuti nka Neringabo by the way, n'umuntu nzi cyane, n'umukobwa wese bazarangizanya nawe ari umunyamahirwe. Abaye ari nanjye nawe ndi umunyamahirwe, kuko ni umuntu ubaha abantu, umuntu ufite discipline n'ubundo, noneho byaza ku gitsina gore byo arabubaha cyane. Ari wowe waba uhiriwe cyane sister? Ntacyabuze, ntacyo nuko ndahita gusobanura uvuga ati bibaye no muri iyo concept byaba ari ibintu byiza. Essie Williams ati binakunze ko Neringabo ari njye twakundana, ati byaba ari ibintu byiza nta kibazo rwose. Neringabo nk'uko mwabyumvishe, uyu mukobwa amusobanura avuga ko ari umuntu wubaha cyane, ko niyo especially iyo bigeze ku gitsina gore rwose Neringabo ni umuntu wubaha cyane. Essie Williams abundi uyu mukobwa asanzwe ari umusizi, akora ibintu by'abasizi. Abasizi ndizera ko muzi ibyo bakora. Essie Williams aba ari gusobanura ko Neringabo ari inshuti bisanzwe, gusa binakunze ko bakundana rwose. Essie Williams atajijinganya, kuko anavuga ko umukobwa uzagira amahirwe yo gutwarwa na Neringabo, uwo mukobwa rwose nta gushidikanya azaba agize amahirwe. Rimwe Abanyarwanda bavuga ngo yitoraguriye ingoma mu giteme. So iyi niyo yari story y'uyu munsi. Iyi yari channel yitwa Variezo. Mubwira ngo kore subscribe kugira ngo nkugezaho story ziri guca ibintu, ziri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, kuko ninjye ubikugezaho ako kanya bikiba ntaratinda. Mbabarira ukore subscribe tujye tubana, kandi ujye na sharing inshuti zawe nazo zibe update, zijye zimenya amakuru agezweho. Usibye n'ibi nzajya mbagezaho ibintu utuntu n'utundi. Unyandikire muri comment mbwira ibyo wifuza ko nazababwiraho ubutaha. It's okay, njyewe ndahari kandi mbereyeho mwebwe. Okay, ciao, see you. Mwibuke subscribe kugira ngo n'ibindi nzajya nkora ujye ubibona. Ciao, see you.